iyo natwe tuzaba hariho umwana mutoya uzabayo, umwana muto ambungi izabayo, abagirira bizabayo, nangwa Yesu azabasaba nasha twene niko turabene dusha. Haleluya, haleluya. Reka ngubwire rero umukino w'umupira ni minota 90. Ukuzana k'umupira ni batayidakika 9. Kandi bibiri kutubwira ngo, kandi Bibiliya yatugambira wambaye umwambaro w'intama ozwiro ibijwaro by'urutaro ye kwirata otakazaho kireba nguri kubivanamo. Nubasa kwireba nk'ubijwire ko nubasa kubijura. Oya watakayisima ukuri kubijura. Yes, wambaye umwambaro, uri kwambara umwambaro w'intamba ozwiro ibijwaro by'urutaro arenda kuja ku rugamba, ariyo naza rugamba ye kwirata atakayirata kimwe nguvuye ku rugamba ukuri gushana n'uwa rugamba kandi ahendira urutaro. Haleluya, amen, haleluya, amen. Ubu ngubu mwenu abakire barahari, abagiga bariyo barahari, abagiga bariyo. Niba ushaka kumenya ko hari abagiga barara, wamenda kumenya abagiga uteze barara uze tambarure bazasanga abagiga batazi n'Imana, noza gushanga y'abagiga batari kumenya gusenya ibizimbe bakubakira bariyo ndibahirike ibizimbe bariyo ndibombeka ibi amamodoka bari kuvuga inamba modoka bariyo bavuga inamba konka abarokore wa ingaha bahoraga kusengero dutaharose abakanisa dutaha kanisa no kugira kagari ni kibazo nakagari tikariho muzo tujyaho biki n'iki migongo tugenderaho nakagari tikariho ariko reka nkubwire igihe kigiye kugera ubwira muri yandi bizagonyika. Haleluya, amen. Babizeye umwami wacu Yesu Kristo, Yesu Kristo twekabashuni barokore bazaja mu gituza cha Aburahamu, nibaza kuzo mu gifuba cha Aburahamu, bari kubaka ibizubake bakaba bariyani bombeke bareke bombeke, bari guhindura inamba z'imodoka, bari guhindura inamba ya bazaje kuzimu, baraza kuri y'ukuzimu. Kandi ikibazo kiriyo konkari yashongoko aho bazaba bari, aho barabe bari, aho tuzaba turi, bazaba bari kutureba, barani batureba, bari kureba turi muraha, ni bareba dushemerera igituza cha Aburahamu, igifuba cha Aburahamu. Amen. Aho bari kubabazwa aho bari konkano barabi n'ubusasa batangire bavuge bati batandike ugamba bari bibabaroko bari abajuni ko baposta baraboneye ni bari babarafana bari baranezerewe kandi bashemereriwe barokore abajuni ko bafatutuze imije mukatase mudutonyangirizeho ijwi rizababwira irakarira abagambira bariye neza abantu babakabyanyoye neza imwe mukabyatse nibagiwe ikintu kimwe yuko ubuzima murimo kubajuka ngo amagago babire barimo uzarangira amagago babire barimo bigaza tubwira ngo ngene kugambira indumbi y'umwana umutumbi gumugabe gusumba nimbwa ishaje. Umutumbi gumugabe ni gukigwa nembwi kuzi kuko rubu aba uri general wazirikana nubwo wakubura kapiteni w'amahe indumbi yawe no wayigurisha n'ishiringije umutumbi tukaguguza na shiringi nubwo bakuzika n'ibyubahiro nubwo bakupuna n'ibitiyuse ingaho nibusha ariko konka Lazaro nubwo yajyaga amakombo yo kwa mukira Lazaro nubwo yabiri naby'umuntu bujungukira bw'ahameza ariko yari yarakijijwe konka kabajuni yarazima akana amanyaraha yapfuye umuzizo yagiye mu gituza cya akaze mu gifuba cya Aburahamu umukire na warapfa umugiga yaje aje kuzimu yaze kuzimu atangira gusaba yatandika gusha ati sogokuru Aburahamu yagira ati shenkuru Aburahamu umenye nanje ko ndi umwana wawe umenye nanje ndi umwana wawe ndababazwa cyane ni ishashe nyinusa Lazaro akore mutwizi azatonyangirize Ibrahim azamubwira Aburahamu naza kumugambira amagaza soda amajyatutano wakaso izindi ziri mu furi zari minate no wako Lazaro ukamwirataho ureba Lazaro utapfa kumwirata wamwitumwa we yari umutunzi ukomeye kandi uri yari umutunzi w'amane dore aho ugeze yenda wahika
utangiye gusabaraza. Batandika gushabaraza. Utangira gusabaraza. Batandika gushabaraza. Hari igihe abakire bo turi kubona hanga. Hari abagiga bo dutandika. Bari mu modoka bakadutera umucyo. Bari bagenda mu modoka bakadutera amazi. Bamara ariho arigihe tuzagera. Hariho ubwire bwo turahi. Paseri ni batubona. Bakobara turebe. Batangire batwifuza. Batandike kutwite. Batangire badushabe. Uzi gusaba uwo wimye. No manya gusaba wayimye. Gusaba uwo asuzuguraga. No manya gusaba wabinugaya. Uwo wanaga ndagacira kafite. No manya gusaba wabinugaya sine mugashi. Igisumbaho niki? Ekiri gukiraho neki? Nuko aho tuzaba turi. Aho turi. Tuzaba ari ubuzima buhora iteka. Turaba turi mu magara gatabaho. Ngo ni imyaka 70. Batakajya ngo ni imyaka 7. Turiho iteka ryo. Turagumaho ubutoshi. Haleluya haleluya. Haleluya haleluya. Hano nabonye umuzeyi. Anarebaho umugorosi. Muzeyi uraho. Muzeyi w'imyaka ingahe? Oyi ni imyaka ingahe? Ishanju na mukaga. Ogumugorosi ni imyaka ishanju na mukaga. Yesu naza. Yesu twarije. Maze hakabaho kuzuka. Niba wizeye Kristo. Kurabe wayikirize Kristo. Iri kutubwira ngo Biblia nitugambi. Yesu azaba se. Ko Yesu arabe nashi. Natwe tuzaba dusa. Nitwe niko turabe midusha. Yesu azaba afite. Imyaka Yesu araba yiwe. Natwe tuzaba. Nitwe niyo turabe twine. Sazu uzaba yo. Hariho abanyamugurusi. Umwana mutoya uzaba yo. Umwana muto. Ambunyi izaba yo. Abana bizaba yo. Nangwa terabe Yesu azaba se. Yesu arabe nasha. Tuzaba. Twene niko turabe midusha. Haleluya haleluya. Reka ngubwire rero. Kangambire. Jewe mfite ikibazo. Yewe nyine cyo Uco mfite ishobora nyine. Niki? Mu buzima bw'isi Omumagara gese cyacu mfite. Cyaroshe. Tinyini cyo nyine. Ntacyo mfite. Tinyini cyo nyine. Umukene. Umworo n'umworo. Imodoka ntayifite. Motoka tingiye. Biki ntayo. Biki tingiye. Uri umukene. Nakagare tingiye. Maze ntuzapfa. Kurafe. Uzanakomeze uje mu bwo buzima bw'ubukene. Aza kuranga fe. Ogomeze mana n'ubworo. Kuko ahabesho. Umukene wabuno ufite Yesu. Umworo wahatuye Yesu. Kore. Na n'umuntu n'umurokore. Mu gihe kizaza. Omubwire burije. Azaba ari we mugiga. Araba twimugiga. Mu gituza cya Abraham. Omugifo cya Abraham. Ikibazo kirahari. Ikibazo kiriho. Abakene aboro ntabwo bari gushaka Yesu. Aboro tubakunda Yesu. Ntabwo bashaka no kuvuga. Tubakuronda Yesu tubakunda kujibaza mwebwe. Muyibuza bwa. Ibyiringiro byanyu niki? Igibiteka ibyiringiro byanje. Nyewe nabakize nabangennye. Nabanje mugiga abana na Yesu. Konkanye wani iteka tekali. Haleluya. Amen. Iteka ryose. Amen. Iteka tekali Yesu. Wowe uzabaye. Ongire bona. Kwisi wabayeho nabi. Umunsi kabaho kubi. Wabayeho nabi. Ukaguma ndi Yesu nazaza unakomeze. Yesu karije ashanga nabwo ndimworo ngufite niyi. Amagara guyimwe naga. Kugira inama rero. Kangambire. Izere Yesu. Yikiriza Yesu. Umwami n'umukiza wawe. Umwikiriza Yesu umujizwe. Mazukizwe rero jumwe. Mazukizwe rero jumwe. Kugira ngo ntuzava muri ubu bugingo. Kwa rugo mu magara uzabiteka mu ijuru n'umwami wacu. Kandi ijugumeho na Kristo umumagara gataho. Iyo nama yo nkubwiriye. Ago ubwo nibo bwenge bwo nago. Urashaka iyo nama? Kandi namecyo. Uzababazwa ukiri hano. Noza gushasha iby'umunsi. Hanyuma uzanababazwe no mu ngingo buhora. Kandi no mu magara gataho nabwo ushasha. Urumva mu by'ukuri udashaka kugira ngo utoranye mbeti nubwo nabaho nabi. Nubwo nakubaho kubi. Ariko ni ibyagahe gato. Konkane byakire gake. Byiringira ko Yesu nazaza. Ni namasiko ngorose karije. Mu munezero. Nanye ndabwo ndazo mu gushebera. Nibyo byiringiro nshaka nko mushimira. Goko nibwo magara wo gupfa ntacyo cyo bivuze. Gufata ibikindi cyo bigambiriye. Ko ariho tuja kubana na Kristo. Ako ariho turaze gutura na Kristo. Reka ngusabe kugira ngo nyabuneka muntu w'Imana. Tangu shabe iwe muntu wa Izere Kristo mu mwami. Yikiriza Yesu nk'umushuni w'amagara. Junwe. Rero yikiriza ujuru. Haleluya haleluya. Amen. Kugira ngo umunsi uzava mu isi. Rero izobagira rw'umunsi. Uzabe iteka mu ijuru n'umwami wacu. Kandi ijuguma umuyiguru na Kristo. Ubwo ndakugira inama nziza kweza wahurira ntakuganirira ku rugi. Haleluya biyo. Amen. Mumbere ka jambo. Haleluya haleluya. Ka jambo. Umuheterere ka jambo. Ubwo nabagiriye inama nziza. Nimuhurira ntabahereze inama. Ubwo atari inama nziza. Weza ati inama nduru. Kugira ngo ntuzagera mu gituza cyawe kenda ngo kurari ko mu gifo cya Abraham. Gasori. Ibuba gasigaza. Haleluya. Amen.
izera umwami wacu Yesu Kristo. Yikiriza Kristo niyo nama nkugiriye. Nibwo bwenge bwo naguha. Kandi nibwo butumwa nkuzaniye. Kandi niko kuburira injiri ndashaka kuvuga ubutumwa. Waba utakwenda guhurira injiri. Icyo ushaka okay. Iwe ukora kwenda. Samba nuko ushaka. Iwe zagushamba no kukurushaka yibo kukuri kwenda sinduko ushaka iwe sigwa mago kukuri kwenda wese azasarura ibyo yabibiye kandi buri muntu wena naza gusharura ibyo yabibiye Imana guhereza umugisha mutama guhereza umugisha wakirira ijambo kandi wayakira ikigambo Imana guhereza umugisha kamara hanga guhereza uhisemo gukizwa kandi wikirizo kuzwa ojumwe hanyuma uzabana na Yesu rero yije oture na Kristo tugiye gusenga Imana kandi shabira hanga tugiye gusenga Imana kugamba ko kandi abonaho kuvuga ubutumwa kandi abonaho kuburira injiri hariho abagize amaboko hari n'imikono n'abadikoni bakora umurimo mu kanisa abo n'abadikoni n'abatahani batebera hari abagize amavi hariho abigicweka cy'amaju abo n'abasabyi n'abanyamasengesho abo n'abashabi abatahani bashaburira umurimo hari abagizwe amaguru hariho abigicweka cy'amaguru abo nabo kujana ubutumwa bwiza abo ni bandi batambuza injiri ndungi so nta gice cyavuga ko kisumba ikindi gice cyari igicweka cyakubasa kugira ngo nigikira ikindi gicweka kuko iyo igice kimwe kibabaye ahubwo kuba igicweka kimwe cyashasha umubiri rwose gurababara umubiri gwona gushanyarara iyo wagenda ukababara agatoke just nubwo wakubana utamburaga kumukagashasha urasanga umubiri rwose gwamaze kugira imbeho nuza guhurira umubiri gwona gwafuka kubera ko ari igice cy'umubiri abo kuba n'agacweka k'umubiri itorero rero kuba ari umubiri gumwe ikanisa ogushanga Bibiliya tubwira umubiri gumwe ababara tubabarane nabo Bibiliya nitugambira ngo abari gushasha dushashe nabo abishima twishimane nabo kandi abari gushemererwa dushemererwe nabo haleluya amen mwene data rero Deusi mwene tata Deusi mu minsi yashize yapiriwe umubyeyi we umubiro ibyahwire agafegwa umuzire we bagombye kuba turi kumwe nawe mu kuja kuzika kandi tuza kuba tugenzere nawe hakuzika ariko kubera ko bitabereye hano kubigirira ngo umuntu utarafereye ko nuya basi twaravuze bati icyo cyose uko byagenda kose tuzaza kukwerekana yuko twifatanyije nawe agamba ngo buzima n'uwe tutagendaniwe konka nituza kwikwatanisa niwe twaje kubwira Deus irizo akijogambira Deus atari we wenyine wapfiriye umubyeyi niwe wenko wafereye umuzire niwe umubyeyi we n'umubyeyi wacu twese ako umuzire wa Deus n'umuzire wa twena twapfiriyeho nitwe tugafega umuzire niyo mpamvu twaje uyu munsi hano iyo shonga twijaha kugira ngo twereke abatuzi ba hano Rwantaha kwenda ngo itwe tworeka abataka ba Rwantaha ko tura abavandimwe ba Deus ko tubyabanyabuzare ba Deus barumuna bakuri Deus icyaba kuri Deus icyakuba hari Deus kiba cyatubayeho twese twena ni kiba ikibazo cyo Deus yagira shonga natwe tuba tugifite twena ni tuba tugineho iyo ni ryo torero ry'Imana iyo niyo kanisa yarahanga itorero ry'Imana kanisa yarahanga bagombye kugaragaza ko ari ikintu kimwe muri Kristo kanisa yarahanga iyorekire ngo twenda turye ikintu kimwe rero twaje kwerekana Deus ko natwe turi kumwe nawe twija kwereka Deus ngo twena turye ubugingo turi hamwe nawe ntabwo twavuga amagambo nk'ayo menshi tutagamba ibigambo bingi tutavuze n'ijambo ry'Imana tutagambira ha kigambo cyarahanga Yesu nashimwe cyane amazimwe mnonga haleluya amen mfite ikibazo yewe nyine shonga yanjye ishonga nicyo kibazo nyine kibuzo aha nijamze ikibazo cyo mfite ikibuzo cyo nyine nuko abantu bibwiraga ngo abantu nibatekateka iyo umuntu abaye umurokore nibatekateka ngo umuntu twakumara kujunwa yaba murokore ibibazo byose bibaga bishize
abatekateka mbwiriza ububyona biba byaho ntabwo ariko bimeze inga ahubwo ibibazo byose biba bitangiye. aha nibwo kuba hatandikiriza ibintu n'ibindi kuko hari abantu bigisha ibitari byo. hariho abantu bari gushomesa ibitari kurungi bitashobora ngo umurokore abantu bakugira ngo umuntu yaba yajunirwa biri umurokore uzagura imodoka azagura motoka uzagura umurokore yaza kuguma umurokore uzagira umugisha yaza guhabwa umugisha umurokore uguma umurokore. Si Yesu yarafitiye imodoka. Yesu akayine motoka yiha. Haleluya. Amen. None kwa ngo nuzo murokore twese tuzapakinga amamodoka. Nikimanyisa ngo twena ko turaje ngo twaba barakora imodoka turazipakinga. Iyo ni inyigisho yo kubesha abantu. Uko no kwigisha kuri mu buhabe. Kuko iyo twizeye Kristo, kuko twayikirize Kristo yanyuze mu ngorane. Kristo karaba mu mirabanamo. Biri kutubwira ngo ikirenge cyacu tugishire mu cya Kristo. Kandi Bible ni tugambira ngo ikigeri cyitu tukigere mu cya Kristo. Ibibazo yanyuzemo, ahubwo ibyo Kristo ibizima byo yarabiremo bakwemera. Ni twikiriza kuri abaho. Ariko sikandi ko ngaho abakristo n'abarokore bagiraga ibibazo. Kandi abakristayo n'abajuniwe barakorera ugasanga abatazi Imana kumbe bo baranezerewe. Ushanga batari kumenya ruhanga bo bakyo kubashemerera. Nibo bari kugenda mu mamodoka. Aba nibo bagenda mu motoka. Nibo bari kubaka amazu meza. Aba nibo bombekira amajuma bavugaga n'Imana n'umunsi na kandi bati bakagambagaho na ruhanga izoba na rimwe. Yesu nashinga. Kama simu. Haleluya haleluya. Amen. Ariko icyo ngiye kukubwira, icyo ndeni nza bwa mbere, Yesu ntabwo areba ubuzima ku ntangiriro. Yesu atari kureba amagara aho gari gutandikira, awureba ku herezo. Nareba guhendera kwa kuko iminsi yo turimo hano, ahubwo kuba ibiro byo turimo twateguye iminsi yateguwe no kugiye twari turi mu nda z'abamama. Ibiro byo turimo byo bigatebekana z'abamamitwe. Kwari tudafite ibibazo. Umubwira uko twabire turya mu nda z'abazire bitu tutine shonga. Transport twatangaga. Katariho transport aguhaye na kujambara rukigendera mu nda. Bano yenda kuzambara rukabitanga. Ntabwo twugama imvura. Tukatupakuza ko. Ntabwo twaryaga. Tukatupakurya. Ariko twari turi gutegurwa kugira ngo tuze mu buzima. Tukaba turiyane dutebekane sibwo kwije mu magara. Iyo ubu buzima umwana bugezemo kandi amagara agumwana yabagarimo avuye mu nda, takurugo mu nda, ikintu cya mbere icyo kubanza arahira. Umwana narira. Siko bantu ndabiza ababyeyi mwebwe murabizi. Abazire ni ikimanya ni mu bimanya. Umwana agomba kurira. Umwana ni iteka kurira. Ni atarize baramudosha kugira ngo ayire. Yaba tarizire ni batera ni bitomura muzehe. Batera bitomura nguko umwana ati habamo program. Mutera bitomura ubundi akarira. Ayikamurikana rero bamanya ngahurira. Uko kurira rero, kurira k'umwana. Abagari kwibaza ati ubuzima bwogemo buzaba bute. Kurira k'umwana nana agira ataga magara agency yaza ari ubuzima bw'ibibazo. Magara n'abayatandika amagara bibiri kutubwira ngo iminsi yose yo kubaho ku mwana w'umuntu. Kandi Bible nitugambira ngo mubwire bwo kuturaho ibibana w'umuntu gusa no kuguma mu bizibo mu biteganisiza gugo kumererwa nabi gushaka ibyo kurya ibibazo aba ari intangiriro y'ibibazo. Byona ni intandikiro y'ibizima. Ariko konka natwe muri ibibazo byo turimo, nitwe ibyo turimo gutegura ubundi buzima neza. Ubuzima bwo turimo buno, amagara bwo turimo bwiro. Justin ni imyaka 50, ni imyaka 50, 60, imyaka 6, 70, imyaka 5, bagira 70, wagira 70. Wahikire imyaka 5 ugatangira kugenda uri gusohoka. Ugenda mpora notambuka mpora gusodoka. Umanyo yinamusotoka. Kandi ukiri imyaka n'imyaka 30. Konko w'imyaka ukine 20. Bakano uguruka. Wagera kuri 80. Wahika imyaka 9. Ugatangira ukagendera ku gakuru. Batangandika kugendera hankora. Kandi bazagera no ku myaka 100. Ko guhika imyaka 100. Abantu bagatangira kuvuga ati uyu dawe yararemye. Bagira ngo umuntu yahikira imyaka 100 nicyateguriza imyaka 100 umuntu abatangira gusaba imyaka 100 n'utogenga rusha tujyo nibakurisha tukakubya nibagaburira banzi kumukarabya no kumukarabya bambe bamunabisa. Dufite umukecuru wacu twine mukikuru witu
afite imyaka 100 aye ni imyaka 100 ntabwo yakwikarabya takayinabisa ntabwo yakwijana ku gitanda takayitembese gitanda bashyizeho abantu bo kumukarabya tugataha abantu bo kumunabisa bakamujweka ntashobora kubyikorera mambe takabyibasiza ubuzima bwo turimo bw'amagara nibwo turimo bwira. Hallelujah, amen, hallelujah, amen. none rero umuntu akibaza umuntu ayibuza why kubera iki muri ubuzima bwo turimo nabwe cy'amagara bwo turimo bwira. harimo abantu bameze neza, harimo abantu bari kurungi bakaba baryoshe, abantu babonerigwe, ariko hakabamo n'abandi hariyo n'abandi abantu bafite ibibazo gusumba abariyo bintu busasi kandi baje gusanga bafite ibibazo ugushanga bingeshonga abandi bavuga Imana ushanga ni bariya bari kugomba dusome iri jambo kadushome ikigambo iki riri muri Luka, adushome igitabo cya Luka ibice 16 isuri 16 duhereye ku murongo wa 19 dutandikira runyererwe 19 hari kuvuga ngo hariho umutunzi wambaraga imyenda y'imihengeri, hatariho umutunzi w'abijwara ibijwaro by'imihe n'ibitare byiza imisi yose, kandi ngo bitabe turubwire ibiro byona agahora adamaraye. akenshi umuntu wabirataha hagaramite iki kumuhenda mushaka umuntu kandi hariho n'umukene witwaga Lazaro, kandi hatariho n'uwabira by'umworo bamwita Lazaro aryamye ku muryango w'uwo mukire, kandi ngo Lazaro gwakabatura irembo ry'umugiga umubiri we wuzuyeho ibisebe, kandi ngo umubiri gwa Lazaro go gukagwiye n'ibironda, imbwa nazo zarazaga zikamurigata mu bisebe, kandi imbwa zo zikazija zimurigasa mu bironda, kandi yifuzaga guhazwa n'umuvungunyukira bwo ku meza y'umukire, akaba yitenga ubuntu bwaragarika haneza ngo ubundi akaryaho ahameza y'umugiga. bukeye umukire arapfa, izuba rimwe umugiga yapfa, abamarayika bukeye umukene Lazaro arapfa, kubwasesire umworo Lazaro yapfa, abamarayika bamujyana mu gituza cya Aburahamu, abamarayika bamutwara mu gituza cya Aburahamu, n'umutunzi nawe arapfa, haza na n'umugiga umutunzi nawe yapfa, arahambwa, bamuzika ageze ikuzimu, ko yahitiraho ku kuzimu, arababazwa cyane, yashasha munonga, yubuye amaso areba Aburahamu, yinamuramisho yareba Aburahamu, ari kure na Lazaro ari mu gituza, yareba bomba ari hare, kandi Lazaro we ayibereye mu gifuba cya Aburahamu, arataka ati, yataka nagira ati, Aburahamu sogokuru, Aburahamu shenkuru, mbabarira, uzasira wohereze Lazaro, uko atari Lazaro akoze isonga ry'urutoke akwataga kumu agatonyanza ubumenzi, atonyangirize mu rurimi, nanga agatongerera karugeho, kuko mbabazwa n'uyu muriro. ndiyo ni nshasibwa Aburahamu aramubwira ati, Aburahamu yamugambira ati, mwana wanje, mwana ibuka yuko wabayeho, uyijuke buri yukabaho, waye ibyiza byawe ukiri